ubwino bukomeye kuri video iza Nyambo ndetse no kwitandukana je na Titi Brown. Nyambo ni umukobwa mwiza w'umacteur, umukobwa umenyerewe cyane muri filimi za Bakiramane ndetse na filimi ze ku Kegiti. Ariko nyuma yaho gatoya byaje gutrendinga nyuma yuko hasotse video za Emeline ari kwishiramo icupa ahantu Jeskizo wavuga ko yabonye ibyo ntasubiramo, hanyuma bakaza kuvuga ko hari na video za Nyambo. Ariko Nyambo twebwe tumumenyereye mu rukundo na Titi Brown. Nyuma twaje kubona ko rwa rukundo rutakigaragara nk'uko babikoraga cyangwa uko babitwerekaga, nubwo ari urukundo batigeze batubwira ko bakundana byanyabyo ngo yaraba besto, ariko byaje kugaragara ko urukundo rwabo rushobora kuba ari urwanyabwo. Ntago bigeze birekura bamere nka Miki na Aga Promoter batanye batubwira ko arababyara bikaza kurangira batubwiye ko bakundana. Titi Brown na Nyambo ntibigeze birekura muri ubwo buryo. Ariko ibyo uwo munsi sibyo nje kubabwiraho, kuko nje kubabwira ko ubukano kandi Titi Brown na Nyambo ntago bakira abashuti, nta nubwo bagikundana, nta nubwo go besto batubwiraga bakiburimo. Kano kanya kuri uyu munota ikintu nje kukubwira nuko ibyo nta bihari. Ibyo kano kanya nta bihari. Ati gute rero? Mfite fact ngenderaho mbishimangira uwo ikintu usabwa banza ukande subscribe aho hasi, hanyuma ukande kunzogera tuze tubana mu muryango wa Bean Empire. Iyi ni Bean Empire, ni channel yanyu, nge nkaba Mr Bean. Ukarenzaho Promoter niho riba ryuzuye. Izina ryanjye ntukarisondekere gaburiye, uzurivuga ryuzure, nitwa Mr Bean X Promoter. Iyo utarirengejeho Promoter ntago riba ryuzuye. Avoid and pray. Ndagusubije rero kandi aho uherereye hose, kandi nguhaye ikaze, ndakuramukije cyane, ndanakwirije cyane aho uherereye hose kurikira ibiganiro bya Bean Empire. Ukaba ufunguye iyi nkuru nje kukubwira ko mfite ubwino ku bintu bya Titi Brown na Nyambo. Mu kanya karibuze ndaza kuba video ya Drake n'uburyo yari mu diaspora amafaranga. Ariko ibyo ngibyo mu kanya reka tube tubivuyeho tubane tujye ku bya Nyambo. Ati bya Nyambo bimeze gute? Ukuntu ibintu bya Nyambo na Titi bimeze rero. Nyambo ni umubesto, niko batubwiye, wa Titi Brown. N'abantu bifotozanyije amafoto menshi mu byumve. N'abantu kuri Instagram zabo bari bafite amafoto menshi. Ariko kugeza maginga ya nta foto nimwe ya Nyambo wabona kwa Titi Brown, nta foto ya Titi Brown nimwe wabona kwa Nyambo. Icya kabiri bafollowinganye, cyangwa se umwe ya followinguye undi nyine nta numwe ugikurikira undi kuri Instagram. Turabimenyereye kuri social media, tubimenyereye ko abantu benshi baba social media cyangwa se abastari, iyo banganye ikintu cya mbere baheraho babanza bakanifollowingana, nyine bagakora unfollow ku ma account y'abagenzi babo. Barabanza nicyo kintu cya mbere baheraho. Sinzi niba ariko social media zisigaye zigaragaza nyine ibintu zigata zibwira abantu kuri. Dutegereje ko bazaza bakatubwira ukuri. Ariko ikigaragara cyo maginga ntabwo Titi Brown yakundanaga na Nyambo nk'aba besto, ahubwo bakundanaga nk'abantu bakundana bya nyabyo. N'abantu bakundanaga bya nyabyo kugezaho aho bigera nyine, kuko ntago ubesto buriya si ikintu washwana n'umuntu ngo ujye kumwanifurowingura mwaba besto. Aba besto nyine muba muri inshuti, muba muri abantu baraho. Kandi ikindi byaragaragaye cyane, biranugwanugwa bivuga ko Nyambo Titi Brown yamuteye inda, badukinira amapranka, badukinira ibiki, ariko amapranka amwe namwe y'abastari ni ibintu babamo. Amapranka amwe namwe y'abastari ni ibintu birigwamo, ni ibintu babamo. Ubu nkurikiye rero ukabukurikira Bean Empire. Ati ibihe bimenyetso ufite bigaragaza ko Titi Brown na Nyambo batakiri kumwe. Ikimenyetso cya mbere nta video nimwe baherutse gukorana. Cyo ni ikimenyetso cya mbere.
ati kucyo kimenyetso cya mbere ni ukubera iki? Kubera ko ni abantu bamenyereye ko bakora video zabo twebwe tukazireba nyine z'amapranka cyangwa z'ibinyidanyabyo twebwe tukita ko ari pranka, ariko ni n'abantu nyine bahoranaga ukabona ko utuntu twose bari kumwe, ukabona ko utuntu twose nyine bari kumwe nk'aba friend. N'abantu bitabiraga ama live ya TikTok bakagenda gusobanura ibintu byabo ariko bakabisobanura bari kumwe. N'abantu nyine babonaga ko inshuro nyinshi babaga begeranye bari kumwe, cyane cyane tubabona mu mavideo. Icya kabiri, ntabwo kani following umuntu nta kibazo mufitanye. Igihe hari icyo ubu best bwaba bugize ute, bwaba ari iki, yaba ari best yaba ari ubusheri, ntabwo hari kano kanya ntabwo hari. Kubera ko impamvu ntabwo hari ni ukubera ko ntabwo wakani following umuntu wa followinze nta kintu mupfa, nta mpamvu ihari. Haba hari impamvu, no cyane cyane umuntu twese tuzi ko ari umufriend wawe, ari inshuti yawe, ndetse twebwe tuzi ko ari na sheri wawe. Biba bigoye ko wapfa kwani followingura uwo muntu gutyo gusa biraho. Icya gatatu, ntabwo waba utanze umuntu cyangwa mutanganye ngo nurangiza ufate video n'amashusho yose mufitanye, amafoto yose mwifotoranyije muri kumwe uyasibe ku rukuta rwawe rwa Instagram, noneho hanyuma wowe ubikore nawe abikore. Ni ibintu bigaragara ni ibintu bigaragara, ni ibintu byagaragariye amaso, ni ibintu buri muntu wese abona, ni ibintu buri muntu wese yitegereza kandi akabona cyane ko bihari, kubera ko urukundo ruri kuyoyoka. Abasore bino minsi cyangwa se abantu bari kujya mu nkundo mwino minsi, ni abantu rimwe na rimwe kubahira nyine bigora. Kubahira inkundo zino minsi cyane cyane z'abastari biragora, kuko murakunda nanone mukazamurana mwese mugatrendinga, aca kabiri yapfa kubona icyo akeneye akigendera. Urwo rugero twararubonye kuri Miki na Regis, byaratrendinze cyane hadashize kabiri, uwabungukiyemo ntawe umuvuze, ahubwo nyine bose bararekanye, umwe akomeza uze n'undi akomeza isi. Kuri Titi Brown nabyo ntago kuri Titi Brown nabwo ntago byadutungura, kuri Titi Brown ntago byadutungura kabisa kuba nabo batandukana, cyane ko nta n'umuntu nyine wateganyaga amaherezo yavuge ngo abantu batrendinze gutya bazashakana, abantu batrendinze gutya ngo bazabana. Ibyo ni ibintu bigoye, ni ibintu umuntu avugaho akumva biragoye cyane. Mbere yuko nkomeza nkubwira ibindi bintu, banza unyandikire kuri 0789755647 niba ukeneye kugura ibikoresho hanze, cyane cyane ukeneye gimbal, ukeneye utumayiko nka tuno, ukeneye ring light, ukeneye ibintu byose ukeneye byose wanyandikira kuri nimero 0789755647. Ukeneye na bino ducuruza hano ubikeneye nabyo twabiguhereza rwose, aho wabuherereye hose mu gihugu twaguhereza ku mafaranga makeya cyane. Ikindi, uri umuhanzi ukeneye gupromotinga indirimbo zawe, nyandikira tupromotinge, dukore challenge, indirimbo tuyamamaze, tuyivugeho kabisa. Ikindi, niba ufite impano ukeneye ahantu uri bucishe promotion yawe, cyangwa se uri buze ugakora ikiganiro kugira ngo promoting ibihangano byawe, cyangwa se filimi zawe, cyangwa se ibindi bintu ukora, unyandikira kuri iyo nimero, hanyuma tukaganira tugahuza, ukicara hano ukabwira abanyarwanda ibyo ukora. Ngewe nitwa Mr Bean, wandika 0789755647 nta kindi usabwa. Ndagushimiye rero kuba udukurikira. Uyu munsi narinje kubabwira ku byanyambo, ariko nkoraho akanya gato mbateguza video ya Dwerick yisubiramo no mu diaspora ari amafaranga uburyo bamukodeshereje inzu bigakomera. Rero ngewe nitwa Mr Bean, ni Bean Empire, urakanda subscribe aho hasi, dukomeze tubane kandi ukomeze winga mu muryango wa Bean Empire. Ndagushimiye rero, ngushimiye ko dukurikira, hanyuma ngushimiye kandi ko utwumva kandi ukaba udukurikira cyane. Ndagushimiye rero, Imana iguha umugisha.